Shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane twongeye kubaha ikaze muri kino gitondo. Imana ibaho umugisha kuri mwebwe mwese Uwiteka yongeye gushoboza kubana natwe kuri Zoom no kuri YouTube. Uwiteka abaho umugisha mwinshi cyane. Turabashimira cyane ko mukomeje kwifatanya natwe mu bihe byo gusenga mu gitondo. Igihe cyose iyo tuje imbere y'Imana mu gitondo tuba tuje gushyiraho imfatiro z'umunsi kugira ngo twereke umunsi wose imirimo itandukanye n'ibikorwa bitandukanye tugiye gukora kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe no kutugirira neza. Imana rero ibaho umugisha mwebwe mwahageze, abo turi kumwe kuri Zoom. Uwiteka abaho umugisha mwinshi cyane kubwo kwitanga no kuzinduka ku gicaniro. Nta muntu n'umwe wigera aza imbere y'Imana ngo asubire inyuma uko yaje. Ndabasabira umugisha mwinshi uturuka ku Uwiteka Imana kugira ngo ukomeze kuba umugabane wanyu muri kino gitondo, umwe wese aho aherereye, mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Nagira ngo dusenge muri uyu mwanya, dushimire Imana, Imana yabanye natwe, Imana yaturinze muri iri joro, Imana yatugiriye neza ikaba yaduhaye umwuka wo guhumeka. Tuyishimire cyane. Ni ubuntu budasanzwe tuba twagiriwe n'Imana kuba twaryamye tugasinzira tukongera tukabyuka turi amahoro. Birashoboka ko hari abantu benshi bari mu isi uyu munsi batabashije kuwubona. Twebwe rero twagiriwe ubuntu n'Imana, kandi Bibiliya iratubwira ngo uyu ni umunsi Uwiteka Imana yaturemeye kugira ngo tunezererwemo. Ugomba kunezererwamo, ugomba kubamo wishimye uyu munsi n'indi minsi yose usigaje kuba muri iyi si, kuko Uwiteka Imana ariyo iba yabiduteguriye. Rero reka dusenge, dufatanye mu isengesho. Aho uri hose muri kano kanya, nawe uzamura isengesho mu mutima wawe, ushimire Imana kuko Imana ariyo yakugiriye neza mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data, turagushimiye kuko uri Imana igira neza. Turagushimiye ko wadushoboje mwami muri iri joro, ukabana natwe ukatugirira neza, tukaba tubyutse duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimiye ku bwa bene data turi kumwe, baba dukurikiye nonaha kuri Zoom cyangwa se n'abaza gukurikira nyuma kuri YouTube. Buri umwe wese mwami ndamugushimiye kuko ni wowe utubereye maso, ni wowe uturinze, ni wowe utugwaniriye, ni wowe utugirira neza uko bukeye uko bwije. Reka icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe. Turakwingize rero ngo ubane natwe tugire neza. Reka ijambo ryawe mwami tugiye kuganira muri kino gitondo ryongere kandi ryubake imitima yacu. Yaba ngewe ugiye kurivuga, yaba buri muntu wese ugiye kuryumva, umugirire neza, umwubake, umukomeze, umurememo ibyiringiro mwami. Uzoba ukoze Data wera. Ndagushimiye kandi ngo wahe icyubahiro kuko uri Imana igira neza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro ubu n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Niba udukurikiye bwa mbere kuri YouTube, ndagusaba kugira ngo ukande kuri subscribe kugira ngo, cyangwa se kuri sabone bitewe n'urimo ukoresha, kugira ngo uzajye ukurikira morning prayer buri munsi kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ikindi ushobora kujoininga kuri Zoom ukabana natwe kuri iyo link iri hasi. Wazijya uyikandaho mu gitondo ukabana natwe live kuri Zoom. Nabyo byagufasha cyane kugira ngo dukomeze kumenyana nka bene data. Turabasaba nanone gusharinga n'abandi, mukabasangiza link kugira ngo nabo bajye baterana natwe, haba iyo kuri YouTube, haba iyo kuri Zoom, kugira ngo nabo baze dusengane, dutangirane igitondo turi imbere y'Imana dushima Imana kandi twereka Imana umunsi tugiye kubamo. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Uyu mwaka rero nagira ngo ngusabe ikintu, kwizera kwawe gukomeze kuzamuka. Ntuzigere wemera na rimwe umwanzi Satani ko aguca intege. Intambara zo tuzahura nazo, ariko umva, Imana irakubwira ngo humura, izakugwanirira uyu mwaka. Humura, Imana izakugwanirira. Iri jambo nagira ngo urifate, rijye mu bitekerezo byawe, rijye mu buzima bwawe,
uhumure rwose mu byo uzacamwo byose muri uyu mwaka. Ibitero bizaza, intambara uzahura nazo, haba mu kazi, haba mu rugo, haba hehe, buri kintu cyose uzabona kije kimeze nk'intambara, kije gisatira ubuzima bwawe, uzahumure kuko Uwiteka Imana azakugwanirira muri izo ntambara zose. Imana yamaze gusetinga ingabo zo mu ijuru n'abamarayika bagomba kuturinda, bagomba kutugwanirira. Yewe hari n'intambara tutazabasha kumenya, ariko Imana izajya itugwanirira uko bukeye uko bwije. Rero uyu mwaka uzahumure pe, wumve ubaye amahoro, wumve uguwe neza, kuko mu ijuru hari Imana igomba kutugwanirira uko bukeye uko bwije mu izina rya Yesu. Ntuzatinye, ntuzakuke umutima, ibyo uzabona byose ntibizatume ukuka umutima, ahubwo uzahore wiringiye gutabagwa no kugirirwa neza n'Imana mu buzima bwawe. Hari ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'Abami ba kabiri, igice ca gatandatu, uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 18. Batubwiramo inkuru z'umwami w'i Siriya yahoraga ashaka kurwanya Abisirayeli. Igihe cyose ngo yashakaga kurwanya Abisirayeli, ashaka kubatera, umuhanuzi Elisa ngo yahoraga abwira umwami amakuru y'ibyabereye i Siriya. Akabwira umwami, akamubwira ngo mwami, hari abanzi bagambiriye kukugwanya, hari abansi bagambiriye kugutera, nunyura hano uraza gusanga bamaze kwipanga kugira ngo bagutere. Noneho umwami wa Isirayeli yabigenzura koko agasanga nibyo, akitanga imbere abanzi b'Abasiriya akabatera, akabanesha. Noneho ngo umwami w'Abasiriya akibaza, ni gute Abisirayeli bamenya strategy z'urugamba, ni gute Abisirayeli bamenya amakuru yacu y'uburyo tuba tugiye kubatera. Umwe ngo mu bagaragu b'umwami wa Siriya aza kumubwira amabanga, aramubwira ngo erega mu Bisirayeli hari umuhanuzi w'Imana uhari, niwe ubabwira amakuru. Ku murongo wa 12 ko avuga ngo umwe mu bagaragu be aramubwira ati oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isirayeli ariyo ubwira umwami w'Abisirayeli amagambo uvugira mu rurere. Ruvuga ngo amagambo umwami w'Abasiriya yavugaga ategura urugamba, Elisa nubwo atabaga ahari, Imana yarahamwishuriraga ikabimubwira byose, yarangiza akabibwira umwami. Biramubabaza cyane, aravuga ngo nuko mugende mumufate, mumuzanire, mugende mufate uwo muhanuzi mumunzanire. Naho aho nashakaga gutinda muri kino gitondo nuko Bibiliya atubwira ku murongo wa 14 ngo aheraho yohereza amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi, bagenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. 15 ngo maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo arasohoka, abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Uyu mugaragu yari umugaragu wakoranaga na Elisa. Abyutse mu gitondo abona baragoswe n'ingabo nyinshi cyane, agira ubwoba. Birangije avuga ngo umugaragu abwira shebuja ati biracitse databuja, turagira dute? Uyu mugaragu amaze kubona ingabo ari nyinshi zibagose zibakikuje, yagize ubwoba. Arangije ajya kubwira Elisa, aramubwira ngo biracitse, turapfuye, nta kabuza turapfuye, ngo tubigenze dute? Ku murongo wa 16 Bibiliya avuga ngo aramusubiza ati witinya. Haleluya, witinya kuko abo turi kumwe ari benshi cyane. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo nawe nkubwire muri uyu mwaka ngo witinya kuko abatugose ni benshi cyane. Haleluya, ingabo zo mu ijuru zitugose ni nyinshi cyane, abamarayika baturinze ni benshi cyane. Aramubwira ngo witinya, ngo abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Imana ishimwe cyane. Ingabo zo mu ijuru zikugose ni nyinshi cyane kuruta abanzi bawe, kuruta ibitero n'ibyo Satani byose azagambira gukora ku buzima bwawe. Uzahorane kwizera muri wewe kukubwira ngo Imana iri mu ruhande rwanjye.
Yesu ashimwe cyane. Ngo nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Haleluya. Yagira ngo ubwire ngo muri uyu mwaka hari amafarashi nawe akugose, ibigose abansi bawe bakugose, nabo baragoswe n'ingabo zo mu ijuru, ntacyo bazagutwara. Ibyo Satani azagerageza gukora byose ntacyo azagutwara, kuko Uwiteka Imana azakugwanirira intambara zose. Yesu ashimwe cyane. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba. Ndagusengera nawe mu izina rya Yesu, Imana ijye guhumura amaso uko bukeye uko bwije, ntuzongere gutinya, ahubwo uzajya ureba usobanukirwe ko Imana ikubereye maso kandi Imana ikurinze mu izina rya Yesu. Abona umusozi wuzuye amafarashi, haleluya, wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Za ngabo zigezeyo, Elisa yinginga Uwiteka ati ndakwinginze humura amaso huma amaso y'izi ngabo. Uwiteka aheraho azihuma amaso nk'uko Elisa yasabye. Uyu mwaka uzajye uzinduka buri gitondo, uzajye usenga ubwira Imana ngo Mana, abanzi bampagurukiye, abansi bahagurutse kurwanya ubuzima bwanjye, abansi bahagurutse kurwanya umuryango wanjye, abansi bahagurutse kurwanya akazi kanjye, ujye ubahuma amaso. Haleluya. Imana izabikora, kuko uyu mwaka Imana yiteguye kutugwanira intambara zose mu buzima bwacu. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Reka dusoreze mu gitabo cy'Abaroma igice cy'umunani, ubundi dusenga. Abaroma igice cy'umunani umurongo wa 31. Abaroma igice cy'umunani umurongo wa 31. Bibiliya iravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ubwo Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha wawe ninde? Cyangwa se umwanzi wawe ninde? Ngo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izabura ite kutugabira byose kuri we? Imana itimanye Kristo ku bwawe, izabura ite gutanga ingabo nyinshi kugira ngo zikugwanirire? Nagira ngo muri kino gitondo kwizera kwawe kuzamuke. Birashoboka ko hari intambara ubona imbere yawe, ariko wizere Imana. Imana iraza kukugwanirira. Urugamba ntabwo ari urwawe, urugamba ni urw'Uwiteka. Niba wizeye gutabagwa n'Imana, urugamba ntabwo ari urwawe, urugamba ni urw'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Ukomeze rero kwizera Imana, ukomeze kwiringira Imana. Hari ubutabazi budasanzwe Uwiteka Imana azagenda yohereza ku buzima bwacu igihe cyose Satani n'abadayimoni bazaba bahagurutse kutugwanya. Kubera ko twiringiye Imana, Imana izatugwanirira kandi Imana izatubera maso. Nagira ngo ngutere intege muri kino gitondo nkubwira ngo ukomere ushikame mu Mana. Haleluya. Hari ubutabazi budasanzwe. Haleluya. Hari ukugirirwa neza n'Imana kudasanzwe mu buzima bwawe. Ukomere kandi ushikame mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Nagira ngo dusenge muri uyu mwanya, ubwire Imana ngo Mana, nizeye gutabagwa nawe, nizeye kugirirwa neza nawe. Uyu mwaka ibyiringiro byanjye byose biri kuri wewe, kuko ari wowe soko yo gutabagwa kwanjye. Reka dusenge, dufatanye nawe, dusenge muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubishoboye wafungura mikrofone yawe tugasengana mu izina rya Yesu. Data, turagushimiye kuko uri Imana igira neza. Haleluya. Turagushimiye kubw'iki gitondo cyiza waduhaye. Uwiteka Mwami Imana, dusobanukiwe neza ko mu ijuru hari ingabo nyinshi zitugose, zigose ubuzima bwacu. Haleluya. Uyu mwaka ntabwo tuzatinya ibitero bya Satani, kuko dusobanukiwe neza ko utubereye maso kandi uzatugwanirira. Buri ntambara yose tuzahura nayo uzayitugwanira, kandi intsinzi ni iyacu. Ndagushimiye ku bwa bene data turi kumwe. Niba hari umuntu uyu mwaka watangiye afite intambara mu buzima bwe, haba ku kazi, haba mu rugo, haba mu buzima busanzwe, ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo umuneshereze, umutsindishirize izo ntambara mu izina rya Yesu. Yakire ubutabazi buturutse iwawe, yakire kugirirwa neza Mwami Imana guturutse iwawe. Izi ngabo zo mu ijuru zigote ubuzima bwe, zigote umuryango we, zigote akazi ke mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo kugira neza kwawe Mwami
ubashe kuba umugabane we. Ndagushimiye kuri Imana igira neza. Urakoze mwami Imana, uyu munsi turawusengeye, ubane natwe kandi utugire neza. Ibyo tuza gukora byose mwami Imana, tubone intsinzi yawe, tubone icyubahiro cyawe, tubone imbaraga zawe. Urakoze kuri Imana igira neza, urakoze kuri Imana yumva gusenga kwacu. Niba hari abarwayi badukurikiye mwami, ndasenze imbaraga zawe zibakize kandi zibabohore mu izina rya Yesu. Bakire gukira indwara z'ubwoko bwose bwose mu izina rya Yesu. Ikiganza cyawe kibakoreho, ineza yawe bagereho, uzoba ukoze mwami Imana. Reka icyubahiro gikomeze kuba icyawe ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amen, 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 amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Mwagize neza kubana natwe, mukomeze kugira umunsi mwiza, kandi Kristo Yesu akomeze kuyobora ubuzima bwanyu. Mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Shalom, shalom.